bantumyeho umenyesha ko umugabo wawe ashaka kuba umukristo, ko kandi nawe ubishaka kubera ko uri umugore we. Bari barambwiye ko uwo mugabo wawe Rwagatara akatwanga, none ndabibonye koko atwanga. Impamvu itumye mbikubwira ni uko agiye kugukoresha umuziro ntashobora kugushyigikiramo. Navumye uri wese mu bana banjye uzahinduka umukristo. Nihagira umwe muri bo uba we, azapfa adatunze kandi azaba ikiremba. Naba ari umukobwa, Imana izamfasha azapfa atabyaye. Nazanywa amata ku muhutu no ku mututsi, kandi azavumwe n'umuntu uwo wese uzi kuvuma. Ntugire ngo ndagukinisha nk'umugabo wawe. Niba ushaka kuba umukristo kugira ngo ushimishe umugabo wawe, sinzongera kugukunda na rimwe, ndakurahiye mbe nica data Rwabugiri nimba ibyo nkubwiye atari byo. Nzakwifuriza ikibi cyose kibaho kubera kukwanga. Nzakwanga nk'uburozi bwishe umuvandimwe wanjye Munana, nkwange nka Mugiga yishe abana banjye Munonozi na Rudacyaho. Tega amatwi wumve neza. Hitamo kunkunda, ukunda ubuzima bwawe, cyangwa ukunda Rwagataraka. Nkurahiye nkomeje ko nuramuka ubaye umukristo, nazongera kurebana nawe mu maso. Mbwira neza icyo utekereza mu mutima wawe musheshambuga. Mbwiza ukuri, kuko uyu ari we munsi wo kunyereka ko uri umwana wanjye cyangwa utari we. Wibuke ko nuramuka ubaye umukristo bizaneranye n'abapadiri, ariko ibyo ntacyo bintwaye. Yari se umwami w'u Rwanda Yuhi Musinga.